abanza rero duhereyeho umunyeshuri wahize bose wabaye wa mbere mu gihugu yitwa Rwego Mutijima Bruno Riki, akaba yigaga ku ishuri Rwego atambuka imbere, yigaga ku ishuri École Internationale Racine riri mu karere ka Bugesera. Ubwo natambuka imbere ahagarara ahangaha, bafite ibihembo barabizana, yego urahagarara aho ngaho, hanyuma nyakubahwa Minister of State niwe uza kumuduhembera. Yego, Rwego Mutijima Bruno Riki yabonye amanota 99 n'ibice bitandatu. Igikorwa cyo gutangaza amanota cyabaye kuri uyu munsi, ngira ngo ku isaha y'isa 8, aho abagiye batsinda neza examen bagiye bahabwa ibihembo bigiye bitandukanye, computer ndetse n'ibindi. Ariko kuri iyi nshuro hari abanyeshuri benshi bagiye babona resultat zabo bakaza kuba bagerageza kwiyahura, ndetse biravugwa ko hari n'umwe muri bo wamaze kuba yitaba Imana bitewe nuko yabashije kuba yabona resultat zitari nziza cyane. Ngira ngo ni byinshi rero birimo kugenda bivugwa hirya no hino by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu benshi bigaragara ko hari abishimiye amanota abantu bagiye bagira cyangwa se bagenzi babo, abana babo, ndetse nabo bwite ku giti cyabo bishimiye amanota bagiye bagira. Ariko nanone reka turebe muri angle yindi, turebe ese niki cyaje kuba cyahindurwa muri ritangazwa ry'amanota, ndetse niki cyatumye abantu benshi ngira ngo bagiye babona amanota bakomeje kugenda bijujutira amanota bagiye babona. Ngira ngo nibyo tugiye kugaruka mu buryo burambuye. Niba nawe rero wari ufite ikibazo wibaza uti se niba nagize 49, niba nagize 50, ariko nkaba ndi kubona bampaye fail, ndabigenza nte, biragenda gute? Byose ndaje ngo mbigusobanurire mu buryo burambuye. Ndetse nawe wabonye amanota meza, nkubwira ngo congratulation. Ariko nanone ese ubundi niki ugiye kuza kuba wakora niba wahawe boarding cyangwa se ukaba wahawe 9 ariko wifuzaga boarding? Nibyo ngiye kuza kuba na gusobanura kugira ngo ubashe kuba wakora appeal cyangwa se ubashe kuba wagira ubundi bufasha ugenerwa. Ndagushimiye rero ndetse ngo haye ikaze wabarakoze subscribe cyangwa se utarayikora, ngusaba gukora subscribe kugira ngo tugende tubana umunsi ku munsi mu makuru agiye atandukanye ariho avugwa ahantu henshi hatandukanye, haba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Mu Rwanda rero ngira ngo kuri uyu wa 4 ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 nibwo hatangajwe amanota, ariko abantu benshi bakaza kugenda batungurwa, bishimye bamwe ndetse abandi baza kurakazwa na resultat bagiye babona bitewe nuko bari bizeye bagiye bakora examen. Ariko nanone amakuru meza nkuzaniye nuko ntarirarenga cyane ko ushobora kuba watsinzwe kuri uyu munsi, ariko undi munsi ukazatsinda. Nta ntusukuvuga ngo niba primaire kunaniye secondaire ntuzayishobora, cyangwa se niba secondaire kunaniye mu wa gatandatu secondaire naho uzahananirwa. Ntago ari cyo bivuze, ahubwo icyo nshaka kugira ngo tugaruke kuri uyu munsi ni amahirwe by'umwihariko abanyeshuri bagiye babona amanota. Haba wagize hasi ya 40 ngira ngo nibo bagiye babona fail, cyangwa se abagize hejuru ya 40 ya 60 kuzamura bagiye bahabwa n'ibigo bigiye bitandukanye byiza. Ngira ngo mbamenyeshe amahirwe by'umwihariko buri wese ku giti cye yaba afite. Ikintu cya mbere rero, niba watsinzwe cyangwa se wasanze watsinzwe ariko ukaba wizeye ko wari warakoze neza ibintu warabishyize ku murongo neza, ngira ngo waza gukora icyo twita appeal. Appeal ni ubujurire cyangwa se kuvuga ko utanyuzwe n'icyemezo wahawe cyangwa se n'amanota wahawe, noneho hagakorwa icyo bita recheck muri NESA, bakongera bakareba resultat cyangwa se bakareba paper wagiye ukoreraho, noneho bakaza kuba bagusubiza amanota yawe akaza kuba yiyongera cyangwa se mo kimwe akaba yanagabanuka. Ikintu cya mbere rero ukora igihe wasanze amanota atakunyuze, nkuko bigaragara kuri screen yawe, ngira ngo urabanza ukandikira cyangwa se ujya ku kigo directeur akagufasha binyuze muri buriya buryo bwa data management system aribwo SDMS, ari nabwo twagiye twifashisha tureba amanota, noneho akawukorera appeal. Icyo gihe barongera bakareviewinga cyangwa se bakareba, basanga koko hari ikibazo mu manota yawe bakaza kuba bagikosora. Ngira ngo icyo ni icya mbere mbashije kuba nashyiraho umucyo cyangwa se natangariza abanyeshuri bagiye batsindwa cyangwa se babonye amanota batishimiye.
Ku bindi birimo kuvugwa hirya no hino rero nanone ngira ngo ku babyeyi ndetse abarezi n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye ngira ngo bagira uruhare mu myigire y'abanyeshuri. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko niba umunyeshuri wawe yabashije kuba yatsinda cyangwa se yatsinze ibizamini ndetse akaba yagize amanota meza by'umwihariko akaba yahawe ikigo cya interina cyangwa se ikigo gicumbikira abanyeshuri bitewe n'urwego yigagamo. Ngira ngo ikintu cya mbere ni ugushaka ibikoresho ndetse ukamufasha kuba yimenyereza ubuzima bwo kuba muri interina mu gihe bishoboka ko umunyeshuri yajya kuba muri interina. Igihe bidashoboka ni ukujya muri nayini nk'uko bisanzwe, cyane ko bidakuyeho ko niba bamuhaye ikigo ushobora kugenda bakakiguhindura bakamuha ahandi hantu yifuza bitewe n'amanota umunyeshuri yagize, cyane ko ni ibintu biba byemewe, ni ibintu bishoboka. Mboneraho kandi kubwira ababyeyi bafite abanyeshuri batsinze ni congratulation, ndetse nanone mbibutsa ko hari impinduka zaje kuba zashyirwa kuri minervari yishyurwaga mu mwaka washyize, hakaba hariyongeyeho amafaranga bitewe n'umunyeshuri ikigero yigamo. Ubwo ni ukuvuga ngo nabyo muze kuba mwaza kuba mubikurikirana kugira ngo mutaza gutungurwa cyangwa se mutaza gutegurira abanyeshuri aho baziga mutazi neza amafaranga bishyura.